kandi mbifurije ibihe byiza mwese mwahisemo gukurikira gahunda za TVO. Tugeze muri wa mwanya mwiza, umwanya w'ikiganiro ubuzima n'imirire. Tuganira byinshi bijyanye n'ubuzima, tukarebera hamwe icyo twakora kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kugenda neza. Turakomeje rero n'ubundi kugira ngo twige byinshi ku bijyanye n'ubuzima. Bahaye ikaze uyu munsi, by'umwihariko tugiye kugira ikiganiro cyihariye ku ngaruka mbi zikomoka ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ese ibiyobyabwenge byangiza bite ubuzima bwa muntu, umubiri wa muntu wangirika ute biturutse ku biyobyabwenge? Nibyo tugiye kuganiraho. Hanyuma ntagomba ndi njye nyine muri kino kiganiro, turi kumwe n'umutumirwa uza kudusobanurira byinshi kuri ibyo biyobyabwenge. Hari igihe twumva iryo jambo ngo ibiyobyabwenge tukabisobanura mu buryo butandukanye. Umwe akakubwira ko iki kintu ari ikiyobyabwenge, undi akakubwira ati oya icyo ntago ari cyo, n'ibindi. Ariko ibyo ni bimwe mu byo turi bushireho amatsiko. Turamenya ikiyobyabwenge ni iki, kiyobya ubwenge mu buhe buryo, ingaruka duhura nazo ku bakoresha ibyo biyobyabwenge ni izihe? Nibyo tugiye kuganiraho rero. Mbaha ikaze, ndi Rose Umutoni, hanyuma kandi tunakira umutumirwa wacu w'uyu munsi. Nkubwire yuko tugiye kubana na Dr. Patrick Rwagatare, akaba ari clinical psychologist, akaba kandi umuyobozi mukuru wa Huye Isange Rehabilitation Center. Bikaba ari ibitaro bifite umwihariko mu gufasha mu kuvura abagizwe imbata n'ibiyobyabwenge cyangwa se n'ibindi byose bishobora guhindura umuntu imbata. Nicyo bakora, akazi kabo ka buri munsi. Rero niwe mutumirwa tugiye kubana, nanakubwira yuko afite ubunararibonye bw'imyaka irenze 20 akora aka kazi kajyanye no kwita ku ndwara z'ubuzima cyangwa se ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, harimo ndetse n'izo nshingano afite uyu munsi wa none zo kuba ari umuyobozi mukuru wa Huye Isange Rehabilitation Center. Afite PhD mu bijyanye na clinical psychology, ndetse ibirenze kuri ibyo araza kubyivugira. Tumwakire mu kanya gatoya, turagaruka tumuha ikaze mu kiganiro, twinjira muri icyo kiganiro nyirizina, tukirambura turebera hamwe ibiyobyabwenge n'iki, bigira izihe ngaruka ku buzima bwacu, n'ibindi byose bibaza kuri iyo ngingo turaza kubigeraho. Nanone twakira umutumirwa wacu w'uyu munsi, nk'uko nari maze kubibabwira. Turi kumwe na Dr. Patrick Rwagatare, akaba ari we mutumirwa wacu w'uyu munsi, akaba ari clinical psychologist. Patrick, muraho neza? Muraho cyane. Yego, tubahaye ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Ikindi kandi turabashimira ubwitabire bwanyu muri iki kiganiro. Mwakoze namwe kudutumira. Yego, ngira ngo umuntu yatangira babaza amakuru y'ubuzima busanzwe, mumerewe neza. Abantu bajya bavuga ngo tuganire tuziranye. Kumenya na si ukumenya izina gusa, haba no kumenya umuntu tugiye kuganira ubundi ameze neza. Yego, murakoze cyane, meze neza. Nubwo urabyumva uko ndi kuvuga nkirutse grippe, ariko nayikize nuko ijwi ritaragaruka neza, ariko nta kibazo muri rusange, meze neza. Yego, nari mbikomojeho mvuga inshingano mufite yuko uri umuyobozi mukuru wa Huye Isange Rehabilitation Center, ndetse kandi tunavuga ibindi byo twabashije gusobanura, ariko namwe turabakiriye kugira ngo bya bindi tutayabashije kugeraho tuvuga abo muri bo mu byuzuze, hanyuma tubone kugendana tuziranye. Murakoze. Nubwo nkeka ko ibyinshi mwabivuze, ngira ngo wenda icyo mutavuze ni ikirebana n'ubuzima bwanjye. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Ndumva ari ibyo, naho ibindi mwabivuze kandi mwabivuze neza, ntacyo nakongeraho. Murakoze cyane. Hari ikintu twatangiriyeho rero tuvuga, cyangwa se inshingano mufite yuko abantu nitwumva Huye Isange Rehabilitation Center ni ikigo ni ibitaro ni ivuriro ki, twabikomojeho, ariko nagira ngo duha amahirwe badukurikiye muri kano kanya batarabagana, yewe bashobora no kuba bafite impamvu zakabateye kubagana, ariko bakaba batazi serivisi zitangwa, bakaba batazi n'ibyo vuriro batararigeraho. Tubanze dutangirira aho ngaho mu kumenya ikigo mubereye umuyobozi cyangwa se ivuriro mubereye umuyobozi. Murakoze cyane. Nk'uko muvuga, abantu benshi bakunda kubyitiranya akenshi bitewe n'izina ryabyo, Huye Isange Rehabilitation Center. Hari ababihuza n'izindi rehabilitation center zo zishinzwe
ni ibigo bya leta bishinzwe gukurikirana ikibazo cy'ubuzererezi cyangwa delinquance. Twebwe rero nk'uko mubivuze ni ibitaro biri mu rwego rw'ibitaro byihariye cyangwa hôpital spécialisé cyangwa specialized hospital mu ndimi z'amahanga. Ibi bitaro rero byashinzwe mu mwaka wa 2015 bishyizweho na leta y'u Rwanda kugira ngo bize gufasha cyane cyane mu gukumira ariko no kuvura abantu bagizweho ikibazo cyo kuba imbata. Wenda turaza kubigarukaho. Ni ibitaro rero biri mu majyepfo mu karere ka Huye, bikaba ari ibitaro bifite ubushobozi bwo kwakira abantu 100, kandi twakira abantu b'ingeri zose b'ibitsina byombi, abagabo n'abagore, ariko cyane cyane twakira abantu bafite imyaka y'ubukure, ni ukuvuga kuva ku myaka 18 kuzamura. Bishatse kuvuga ko hari nabo tujya twakira ariko bo mu cyiciro cyo hasi, kuko hari abantu bashobora kugira, hari abana bashobora kugira ikibazo, abana ingimbi cyangwa abangavu bashobora kugira icyo kibazo cyo kuba imbata, ariko tubakira igihe gito kuko ntabwo ari byiza buriya gufasha abana n'abakuru ahantu hamwe, cyane cyane abo baba bageze mu kigero cy'ubwangavu n'ubugimbi. Hari igihe yewe rimwe na rimwe bashobora kwigiramo n'ibindi bintu, kuko baba bakiri babana bashobora kugendera mu kigare, kuba bakwiga imico itari myiza. Niyo mpamvu abo twakira nabo biba bigaragara ko bafite ikibazo gikenewe gukurikirana, ariko tugakora ku buryo tubafasha igihe gito. Ni ibitaro rero bifite abaganga b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe, abo bita psychiatrist cyangwa abapsychiatre, hakaba abapsychologue clinicien, hakaba abaforomo nabo bizi ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Hanyuma ikindi tukaba dufite n'aba social work, tukagira nabo twita aba personnes de soutien, n'abadufasha umunsi ku wundi kwita kubo dukurikirana. Hanyuma ikindi navuga, tugira n'abakora isuku n'abakora mu gikoni, kuko abo tuvura turabagaburira, kuko kubagaburira nabyo biri n'akandi kazi gakenera bagakora, biri yego, ariko biri no mu gikorwa cyo kuvura. Kuko wenda nk'uko turi buze kubibona, abantu bakoresha ibiyobyabwenge akenshi iyo bageze ku cyiciro cyo hejuru cya nyuma usanga banagaragaza ibimenyetso by'imirire mibi. Turabafasha rero tukabagaburira kandi tukabagaburira neza. Hanyuma undi mwihariko dufite, kubera uburyo ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ubundi n'ikwirakwizwa ryabyo n'icyaha, twe dufite umwihariko ko umutekano wacu urindwa na polisi y'igihugu. Polisi y'igihugu niyo idufasha kurinda umutekano kugira ngo hataba hari abawuhungabanya baturutse hanze, ariko cyane cyane bakanadufasha gukumira ibitemewe bishobora kwinjira mu bitaro, kuko nabyo birashoboka. Ahangaha nahita mboneraho umwanya wenda mbere yuko basubiza ijambo wo gusobanura ko kuko hari abenshi bashobora kubyitiranya n'amagororero cyangwa naho bafungira abantu. Nuko bitewe n'iki kibazo tuvura, aho dukorera ibitaro byacu ntabwo ari ibitaro umurwayi ngaza yinjiremo cyangwa asohoka uko ashatse, bigira ikibigena. Cyane cyane iyo yinjiye dusinyanya amasezerano y'ubuvuzi amusobanurira ibyo byose, amusobanurira impamvu harinzwe na polisi katari mu buroko, ahubwo ko kubera ko buriya ikintu cya mbere kiranga umuntu wabaswe nuko atakaza ubwigenge ku cyamubasa, ntaba kibasha
kugikontorora cyangwa kukigenga, ariyo mpamvu tubashyiraho ubwo buryo busa n'ububashyiriraho limite, sinzi uko nazi, imbago. Uburyo bushyiraho imbago kugira ngo bibafashe kwivuza badahuye n'ibishobora kongera kuba kuko biroroshye kuba yakongera akagwa mu bishuko by'icyamubasi. Reka urakoze cyane kudusobanurira, ariko unanyemerere duse n'abahavira rimwe kugira ngo uhabwe amakuru yuzuye ku bijyanye n'ibi bitaro. Ibindi bitaro tumenyereye tuzi ko umurwayi umuntu yiyumva mu buryo butari bwiza agatera intambwe akajya mu bitaro akivuza igihe runaka, niba ahabwa ibitaro akabijyamo, niba yivuza ataha bikagenda uko. Dufite amatsiko yo kumenya abantu babagana mu bitaro byanyu. Ni abantu bizanye ubwabo ku giti cyabo, ni abo polisi yafatiye mu byaha runaka byo gukoresha ibiyobyabwenge bakavuga bati ni mujye mu ivuriro runaka babavure, bigenda bite abarwayi mwakira babagana? Ni umuntu ku giti cye wizanye? Ubwo unabisubirize rimwe no kutubwira, ese umubyeyi ashobora gufata icyemezo cyo umuntu ku giti cye yakwizana? Umubyeyi aramutse abatungiye agatoki kandi umwana atabishaka akababwira ati ndabizi neza ko akoresha ibiyobyabwenge, sinshaka kumushyikiriza polisi, ariko nk'abaganga ni mumugereho, mubikora muti ibyo bintu mutanga izo serivisi mu buhe buryo? Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza kandi abantu benshi bibaza. Nk'uko natangiye mbivuga, mu bitaro byose ikibiranga ni uko umuntu aza kwivuza abishaka. Icyo ni naryo hame rya mbere tugenderaho. Ariko ku bijyanye no kubatwa, akenshi hari igihe uwabaye imbata aba ari ku cyiciro ataranabimenya ko yabaye imbata, cyangwa yumva ko ari ikibazo cyoroshye kidasaba kujya kwivuza, we ubwe ku giti cye ari ikibazo ashobora kwirangiriza. Aho ngaho rero ni naho nahera nsubiza ikibazo wambajije, ni uko abantu benshi urebye twakira ni abazanwa n'imiryango yabo, kubera ko buriya iyo tuvuga imiryango hano turavuga imiryango umuntu avukamo, yaba ari umuryango wa bugufi, ababyeyi, cyangwa se umuryango wagutse. Abo ngabo abenshi nibo twakira. Kubera iki? Kubera ko akenshi nibo baba baragiye baherekeza umuntu wabo muri urwo rugendo rwo kuba imbata. Ni nabo baba babizi, babibona, babona ko ari ikibazo gikomeye, nubwo nyir'ubwite babona n'ingaruka bitera, nubwo akenshi ushobora gusanga nyir'ubwite we atari ko abibona. Hanyuma icyiciro cya kabiri ni cy'abaza bizanye. Abaza bizanye akaba abizi, akabibona ko ari ikibazo, akaba yaragerageje uburyo bwinshi bwo kugisohokamo bikamwangira, hanyuma we wenyine agashakisha amakuru, akaba anabizi ko aho hantu hahari bavura, kuko si umwihariko w'u Rwanda gusa, ni ibitaro biri hafi ku isi hose. Akaba ari utera iya mbere, akanahamagara akavuga ati mfite iki kibazo, nari nkeneye ko mumfasha kugira ngo mbisohokemo. Icyo gihe mumufasha hatajemo polisi? Icyo gihe buriya nta nubwo abenshi tubafasha hajemo polisi. Hanyuma aho niho nari ngiye kugera, harimo n'abandi bantu tujya twakira bazanywe na RIB. Nk'uko natangiye mbivuga, buriya gukoresha, gukwirakwiza no gucuruza ibiyobyabwenge ni icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Hari igihe rero iyo polisi cyangwa RIB bafasha umuntu bagasanga akoresha, akwirakwiza, cyangwa akenshi n'ukoresha, kuko buriya gukwirakwiza biba byafashe urundi rwego, ariko ukoresha hari igihe bamuhitishamo. Ese urashaka ko dugukurikirana cyangwa ushobora kwivuza? Iyo ahisemo rero kwivuza, hari n'abo RIB izana kugira ngo tubafashe, tubakurikirane. Hanyuma hari n'igihe polisi ishobora gufasha abantu nayo. Aha natanga urugero rworoshye. Buriya murabizi ko gusinda ku mugaragaro nabyo ni icyaha. Hari igihe polisi ishobora kugufasha, hari igihe ishobora kugufata ikaba mu buryo bwo kugira ngo inagukingire, kugira ngo utagira icyo urabona, ashobora gushyira ubuzima bwe mu kaga,
bakaba bamufasha bakaba bamuzana kwa muganga akaza kwivuza. Urebye muri rusange nuko nguko abantu twakira baza baje gushaka ubufasha. Ubwo impungenge zo kuba umuntu ashobora kuvuga ngo yego nabaswe n'ibiyobyabwenge ndashaka kubivamo, dufate kuri wa muntu wizanye, ushobora kuba ari umugabo ufite umuryango, umupapa wubatse, ari umusore ugeze mu myaka ikuze, se wa wundi aranywa ibiyobyabwenge ariko arabizi ko atari byiza ari kwiyangiza. Haveho urwo rujijo rwo kuvuga ngo ese nijyana hari kuri biriya bitaro ntibashobora kunkurikirana ariko bakanatungira agatoki polisi ko hari umuntu waje ukoresha ibiyobyabwenge. Ngira ngo icyo abantu bacyumve neza n'izo mpungenge ziveho. Icyo ngicyo ngira ngo abantu bacyumva neza, kuko buriya kwa muganga iyo abantu baje badusanga turabakira, hanyuma byongeyeho kwa muganga buriya hose tugendera ku ihame ryo kugirira ibanga umuntu uje gusanga. Ntabwo rero iryo hame nta n'itegeko riteganya ko ushobora kubutungira agatoki polisi, ahubwo ngira ngo ubikoze waba unyuranyije n'amahame yo kuvura, kuko umuntu yaje agusanga kugira ngo umufashe. Sinibaza n'icyo wajya kubwira polisi, wamubwira ati ese uyu muntu yakoze icyaha cyo kuza kwivuza, icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Icyo gihe twebwe ibijyanye n'icyaha cyo gukoresha ibyo bijyana n'ababishinzwe, polisi cyangwa RIB. Twebwe twakira umuntu nk'umuntu uje utugana ufite umubabaro, kuko uburwayi bwose buriya buba bushingiye ku mubabaro umuntu afite. Twe n'ibyo ngibyo tureba, hanyuma byakongeraho n'iryo hame ryo kugira ibanga ry'akazi, bikaba rwose ari ibintu namaramo abantu impungenge ko nta na rimwe umuntu ashobora kutugana hanyuma twebwe ngo tube twarenga kuri iryo hame tumushyikirize polisi. Ikindi nk'uko nigeze kubivuga, n'izo nzego turakorana cyane cyane ko nabo hari abo bajya batuzanira, bigaragara ko yabirebye aravuga ati uyu muntu aho kugira ngo akurikiranwe byaba byiza avuwe kugira ngo afashwe gusohoka muri iki kibazo. Murakoze cyane. Ni Dr. Patrick turi kumwe, akaba ari clinical psychologist ndetse akaba umuyobozi mukuru wa Huye Isange Rehabilitation Center. Rero ngira ngo byinshi arabisobanuye, mwabyumvise. Niba uri muri icyo kibazo uri kurwana no kwiyambura ubwo bubata bwo gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa ikindi kintu runaka cyaba cyaraguhinduye imbata, ubagane bagufashe. Mwabyumvise yuko nujyayo ni ibanga riri hagati yawe na muganga, n'uzagufasha. Ntugire impungenge zo kuba nugaragaza yuko ukoresha ibiyobyabwenge uri bushyirwe mu maboko ya polisi cyangwa RIB ngo bakugenze icyo cyaha, ahubwo uramira ubuzima bwawe hakiri kare. Dr. Patrick, unyemerere twinjire mu kiganiro nyirizina, turebe ingaruka mbi tuzanirwa no gukoresha ibiyobyabwenge, ingaruka zangiza ubuzima bwacu. Dusa naho twavuze muri rusange icyo mukora, ariko twagira ngo turebe ubundi ikiyobyabwenge n'ikintu ki, kuko abantu babijyaho impaka, aho usanga tutabyumva kimwe. Umuntu akubwira ngo reka tuvuge ku makuru amaze iminsi ngo ukoresha icyuma cyangwa za nzoga zigura 500 magana angahe simbizi uko zingana, ariko umuntu akakubwira ati ibi niyobyabwenge, akakubwira ati oya ni inzoga, undi yavuga itabi, yavuga iki, ugasanga ntago duhuza ku kiyobyabwenge n'ikinyobwa cyangwa se ikindi kintu gisanzwe. Ikiyobyabwenge ni iki? Urakoze cyane. Ubanza hari buriya amagambo y'ikinyarwanda hari igihe agora, cyane cyane iyo ari ijambo ritari risanzweho, ahubwo ari rije gusobanura ikintu gihari kiri mu ndimi z'amahanga. Ubinyemereye nahera ku gisobanuro, kuko buriya uvuze ibiyobyabwenge umuntu atumva ikintu umuntu afata kikayobya ubwenge. Yego. Ariko unyemereye wenda ngakoresha amagambo mu Gifaransa cyangwa Icyongereza, babyita substance psychoactive cyangwa psychoactive substance. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko n'ibyo bintu umuntu afata bigahindura imiterere iyo bikoresheje igihe kinini, imiterere n'imikorere y'ubwonko, bikaba ari byo bishobora kuganisha ku bubata. Ahangaha rero ngarutse ku kibazo wambajije, ibyo bintu byose
turabifata mu kinyarwanda abantu bakaba barahisemo iryo jambo ryo kubyita ibiyobyabwenge kubera ko iyo umuntu abifashe bihindura imiterere n'imikorere y'ubwonko noneho bikaganisha ku bubata. Ubwo wenda ububata nabwo ndaza gusobanura icyo ari cyo. Hanyuma rero ikindi numva cy'ingenzi abantu bakeneye kumenya hano ni uko atari ibyo bintu umuntu afata gusa biganisha ku bubata, ahubwo hari n'imyitwarire cyangwa se comportement cyangwa behaviors nazo ziganisha cyane, ziganisha ku bubata, nabyo iyo myitwarire ishobora kwitwa ibiyobyabwenge. Ni kubera ko ni imyitwarire iganisha ku bubata. Hano natanga urugero kugira ngo abadukurikiye babyumve neza, nk'ubu iyo dufashe iyi mikino y'amahirwe, yego, betting, nk'ubu dutangiye kugenda twakira abantu babaswe n'iyi mikino y'amahirwe, akamera neza nk'uwabaswe n'inzoga, urumogi, umugo ariyo heroine cyangwa n'ibindi. Urumva ahangaha nagira ngo abantu basobanukirwe neza bumve icyo kintu. Duhereye rero muri rusange, ikiyobyabwenge umuntu yagisobanura nk'ikintu cyose umuntu afata cyangwa akora, hanyuma kigatuma atakaza bwa bwisanzure, ya kontorore, buri gihe akajya yumva ashaka kugifata cyangwa ashaka kugikora, nkurikije ingero natanze. Ahangaha iyo bikomeje, niba ari ikintu afata cyangwa ari icyo akora, iyo ari icyo afata agenda buri gihe agifata kubera ko bya bindi nasobanuye gihindura imiterere n'imikorere y'ubwonko. Uko agifata ni nako agenda umubiri ukimenyera, ni nako akenera kongera ingano y'ibyo afata kugira ngo abashe kubona bya bindi bimutera, za efe bimutera. Nyihanganira, hari igihe nzajya ngenda nkoresha amagambo y'indimi z'amahanga ariko tuzajya tugerageza no kuyasemura mu kinyarwanda. Hanyuma uko nguko niko agenda buhoro buhoro yisanga ageze mu gihe cy'ububata. Mu magambo rero yumvikana, umuntu agerageje gusobanura ikiyobyabwenge icyo ari cyo, ikiyobyabwenge ni ikintu cyose umuntu afata. Twatanze ingero utangira ikiganiro: inzoga, urumogi, heroine buriya niyo bita mugo, imiti yo kwa muganga. Hari imiti yo kwa muganga nayo, iyo cyane cyane imiti ivura ububabare cyangwa imiti ifasha abantu gusinzira, iyo abantu bayimenyereje nayo ishobora gutera ububata cyangwa yaba ikiyobyabwenge. Akaba ari no mpamvu basaba ko imiti yose igomba kwandikwa n'umuganga n'ibindi byose. Icyo kintu cyose rero umuntu afata cyangwa akora nk'uko nabisobanuye, hanyuma kigahindura imiterere n'imikorere y'ubwonko bwe, hanyuma kikajya gisaba ko yongera ingano kugira ngo abashe kubona bya bindi kimutera, inyota imutera agahora agira ya nyota imutera gukoresha bya bindi cyangwa gukora cya kintu twavuze. Hanyuma yagihagarika bikamutera ibimenyetso byo kubura icyo kintu, byo kutagubwa neza. Hanyuma byongeyeho akajya buri gihe ahorana agatima karehareha, agahorana agatima karehareha igihe yaba atakibonye, agagira agatima karehareha. Urebye mu magambo make ni uko nguko twagerageza gusobanura ikiyobyabwenge icyo ari cyo. Murakoze cyane, kandi twumvisha ibintu bikomeye, kuko akenshi iyo twumva ijambo ibiyobyabwenge twirebera abantu banywa urumogi,
ukumva ko wari gukoresha ibiyobyabwenge ariko nkurikije ubusobanuro muduhaye yuko ibiyobyabwenge ari ikintu umuntu afata cyangwa akora kigahindura imiterere n'imikorere y'ubwonko bisengera amatsiko y'ibintu byinshi wenda turaza kwifashisha n'akazi mukora mutubwire kuko abenshi nubwo atari twese usanga dutekereza ibiyobyabwenge nka bya bindi abantu bafata bya bindi mwatubwiraga kokayine n'ibindi ariko ugasanga ibyo dukora ntabwo abantu barasobanukirwa ko nabyo bishobora kuduhindukira ibiyobyabwenge nagira ngo mugendere kuri babandi mwakira mu bitaro byanyu nubwo mutari buduha amazina ariko byibura turabona urutonde rw'ibiyobyabwenge ibyo umuntu ashobora gukoresha gufata bigahinduka ibiyobyabwenge byo twavuze ariko munatwerekere ibyo umuntu yakora niyo mwaduha ingero 1 2 3 wenda mushingiye kuba mwakira mushingiye ku byo mubona muri societe kugira ngo bise naho bikingura amaso abantu bamenye ko iyo myitwarire ibyo bintu dukora nubwo umuntu atangiye kubikora uyu munsi ubikora mu buryo bworoheje nutinda uzahinduka imbata kandi biguhindukira ibiyobyabwenge reka aho hantu tuhajye yego murakoze cyane ngira ngo nahera ku rugero natanze rw'ibi by'imikino y'amahirwe ibyo abenshi bazi nka betting ngira ngo na betting ryabaye ijambo n'utazi ururimi rw'icyongereza abyumva iyi mikino y'amahirwe ikinwa ku buryo bwinshi ubanza harugezweho mu minsi ishize nari ndimo nganira n'umuntu ari kumbwira ngo akadege sinkazi ntabwo yego akadege avuga ko ari akantu abantu bakina nyine muri ibyo by'imikino y'amahirwe ibyo rero ni bimwe mu bishobora muri ya myitwarire ishobora ikakuganisha ku bubata hanyuma ikindi ni ibi y'amatelefoni tugendana za smartphone cyane cyane ku bakiri bato hari abakunda gukina imikino itandukanye kuri telefone cyangwa ibi by'amasocial media ugasanga umuntu nta kindi akora atabonye adashobora kugira uruhande rwa telefone urebye izo ni ingero ebyiri abandi hari igihe hari abantu baba imbata ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina akaba nta kindi atekereza izo ndumva dushobora gufata ingero nk'izo eshatu ibi by'imikino y'amahirwe ibijyanye n'iyi mikino abantu bakinira kuri kompiyuta cyangwa amatelefoni ahangaha bikanajyana n'ibi byo kuri social media ibintu byose bikorerwa kuri ibi bikoresho by'ikoranabuhanga hanyuma hari n'abashobora kuba imbata y'ibyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina umuntu ntashobora kubatwa n'ikintu niba nkita ko kitari kibi ariko nyine bikazahinduka ububata natanga urugero umuntu ashobora wenda gukunda kofi yego kuyifata mbere yuko aryama ni ukuri yayibura ubuzima bwahagarara kandi yajya no kuryama ibitotsi bikabura mu by'ukuri kofi nta kiri bwongere ariko kuko yabuze ako kantu wenda ubusanzwe ugasanga nta ngaruka byari butere shobora no kutaba kofi kikaba ikindi kintu runaka kitari bwangiza umubiri mu buryo busanzwe nticyangiza ariko muri bya bindi by'imitekerereze kuko agihinduye ntakiti kigirwamana cyangwa ikintu nyine kidakwiye kubura mu buzima bwe bigamuhindurikira ikiyobyabwenge cyangwa ikindi kintu cyamuhindura imbata ibyo nabyo bibaho nibaza ko wenda ntitwari twakagaruka kuri bya bindi umuntu afata buriya kofi nayo iri mu bishobora gutera ububata ni muri za substance twavuze kofi irimo urabivuze ndaseka kuko nanjye ndayikunda ariko bitaragera kuri urwo rwego ko nshobora kuyireka nshobora kutayinywa iyo ntayifashe ntabwo ntitira ariko ni urugero rwiza utanze kuri bya bindi umuntu afata nayo irimo harimo n'ibindi byinshi buriya n'iy'isukari abantu banywa isukari isanzwe abantu bakoresha nayo burya igira iyo tandansi kuba yatera ububata kuvuga isukari ubwo hari n'ushobora hari abantu ubona ashobora kunywa n'ibi by'amafanta ntanywa inzoga ariko ugasanga ashobora nko ku munsi kwira anyoye nka litiro zingahe
za coca cyangwa za citro cyangwa ibindi, ibyo byose urumva naho harimo isukari, ibintu ni byinshi bishobora gutera ubata, nyine bigenda birutana bitewe n'ingano y'ibyo ufasha n'ubwoko bw'icyo ufata. Murakoze cyane bakunzi bacu, rero nizere ko muri bo musobanukirwa n'ibyo Dr Patrick ari kudusobanurira, avuze ikintu gikomeye kijyanye no kuba ibiyobyabwenge cyangwa se tugira imbata atari bya bindi twari dusanzwe twiza abantu benshi tuzi ko ari urumogi, ari kokayine n'ibindi, ahubwo na bya bindi dukora umunsi ku munsi, bya bindi ukunda bitanangiza ubuzima. Ugenzure neza niba icyo kintu gikuye mu buzima bwawe ho gatoye, wakomeza ubuzima bitaguteye ingaruka runaka. Niba byashoboka ufite ikintu ukunda, avuze kofi ariko wakongeraho n'ibindi binyobwa bitandukanye cyangwa se n'ikindi kintu runaka, niba ugikunda cyane gerageza gushyiramo agapoze gake, urebe niba kitaraguhinduye imbata, urebe kuri bishobore kumara umunsi udakoresha telefone, kumara umunsi utajya kuri social media. Ngira ngo hari ni kimwe mu bintu umuntu yakwipimiraho. Rero reka dukomeze noneho turebe kuri ibyo biyobyabwenge tumaze kuvuga, bituzanira ingaruka ki mu buzima bwacu, kuko hari abantu avuga ngo bemera babonye, ntakubwira atari ko ibyo ndababwiye ko byica. Isukari ndababwiye, isukari tunyweye ejo bundi ni urugero, nagize ku myaka 10 ntarayinywa, ubu ndakabonye ngo nkaveho ngo isukari itera uburwayi, undi wamubwira ibintu akakubwira atari ko barababeshya. Nagira ngo twereke izo ngaruka zikomoka ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge no guhinduka imbata ku kintu runaka, ingaruka ziteye zite? Urakoze cyane. Ngira ngo tuvuge muri rusange, tuvuze muri rusange ikoreshwa ry'ibyo biyobyabwenge mbere na mbere bigira ingaruka ku buzima bw'ubikoresha. Ahangaha twagiye tugaruka kuko akenshi izo ngaruka biterwa, hari ibintu byinshi bishobora kubiherekeza bitewe n'ubwoko bw'ikintu umuntu afata. Ahangaha dutanze urugero no kuri ibi tumaze iminsi twumva mu gihugu byo guca izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Buriya umuntu ufashe inzoga yujuje ubuziranenge, tuvuge ubwoko bwa biyeri isanzwe ifite alcohol ya 5 cyangwa kuva kuri 5 kugera kuri 7%, ntabwo ari kimwe nuzafata kimwe mu byuma. Nkurikije ibyo maze iminsi numva, ushobora gusanga ku icupa handitse ko gifite 40% ariko dukurikije ibyo bavugaga usanga niyo 40 utayizera, kuko abadozaga, abarebaga uburyo bwa etanol ariyo alcohol bakoramo inzoga, batagiraga ibintu bifite ikigero gifatika, ushobora gusanga niyo 40 irenga. Urumva abafashe ibyo bintu byombi, inzoga isanzwe n'icyuma, ntibizabagiraho ingaruka ku buryo bumwe. Hanyuma uburyo ikintu umuntu afashe kimwinjira mu mubiri ntabwo kizamugiraho ingaruka imwe ku bijyanye n'uburwayi yagira byamutera n'uwabaye imbata kubera aho ya myitwarire twavugaga. Ariko mbere na mbere muri rusange ibiyobyabwenge, yaba ari ibyo umuntu afata cyangwa yaba ari ya myitwarire, bigira ingaruka kuri we, ku buzima bwe, kuko nimba ari icyo afata akagifata nk'uko dusanzwe dufata ibitunga umubiri, kandi byo nta kintu na kimwe kigiye kubaka umubiri bimuzaniye, urumva ko ingaruka ya mbere izaba ku buzima. Usanga abantu bashobora kurwara indwara zitandukanye zifata ku ngingo z'ingenzi z'umubiri. Ahangaha twavuga uhereye mu kanwa h'abantu bafatira ibyo bintu cyangwa n'ahandi babinyuza, ukagera mu rwungano ngogozi, bikajya mu mwijima cyane cyane, bikaba byatera ibibazo by'umutima n'ibindi, kugera ku bibazo by'ubwonko. Urumva mbere na mbere ni ikibazo cy'umubiri, cyo kwangirika k'umubiri.
hanyuma ikindi cya kabiri bigira ingaruka no ku bamwegereye, kuvuga umuryango, nimba ari umuntu kiba mu muryango, kuko urumva ntazabasha kubaho ngo akure yiteze imbere, abe yakwifasha ku giti cye cyangwa ngo afashe umuryango. Akenshi hari n'igihe usanga abenshi bakinafashwa n'imiryango yabo. Ahangaha natanga urugero, hari igihe akenshi abantu bajya bampamagara, umubyeyi akambwira ati rwose ati mfite umwana, bambwiye ko aho ngaho mufasha abantu, nkamubwira nti yego, noneho nkamubaza nti se umwana afite imyaka ingahe? Akambwira ati sugira ngo umwana atafite imyaka 40. Urumva umuntu w'imyaka 40 bagifata nk'umwana, urumva nabyo ni ingaruka. Hanyuma ikindi, ahangaha iyo tuvuga umuryango, hari n'umuntu mukuru uba yarashatse, bikaba byagira ingaruka kubo bashakanye, kubo babyaranye, urumva ni ibintu bigenda bifata indi ntera. Hanyuma ikindi ni uko bigira ingaruka ku gihugu, bigira ingaruka ku gihugu iyo abantu babaye benshi, babaswe, aho kugira ngo babe naringiye kuvuga babe umusemburo mu iterambere ry'igihugu, ahubwo igihugu kibatakazaho uburyo, bavurwa, bagira. Urumva rero muri rusange ingaruka nizo ngizo. Hanyuma iyo bavuga ibiyobyabwenge, buriya bya bindi bitemewe, kuko buriya hariho ibyemewe n'ibitemewe nk'uko twabivugaga. Hari inzoga zemewe, nubwo hari izitemewe, ariko urabona ko zo ziri gucika. Hanyuma ikindi twavuga ni uko usanga hari na ya miti twavuze, na za kawa twavuze, ibyo ni ibiyobyabwenge byemewe abantu bashobora gukoresha, ariko hari n'ibindi bitemewe, urumogi, izo za heroine n'ibindi byose abantu bagenda bakora. Urumva rero biriya nabyo bimunga ubukungu bw'igihugu, kuko babicuruza bihishe, bakangiza abaturage b'igihugu, bo bakinjiza amafaranga ku giti cyabo, ariko amafaranga mu by'ukuri atagira icyo amarira igihugu, ko nta misoro atanga, ko ntabwo babisorera, kuko ni ibintu bitemewe. Ugasanga nacyo ni ingaruka kandi zikomeye ibiyobyabwenge bishobora kugira ku bantu. Murakoze. Ingaruka mwazumvishe, nta wakwifuza kugerwaho n'izo ngaruka nk'uko Dr Patrick amaze kubitubwira. Kuba umuntu akoresha ibiyobyabwenge, mwabyumvise ko byangiza bimwe mu bice by'umubiri wacu, bigateza indwara zitandukanye, hari indwara z'umutima, umwijima n'izindi ngingo zitandukanye. Twumvishe mu minsi yashize yuko hagaragaye imibare y'abagize ibibazo by'ubuhumyi ku biturutse kuri inzoga zitujuje ubuziranenge, ndetse hagenda hagaragazwa nyine izindi ngaruka zitandukanye zigaragara ku mubiri wa muntu bitewe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Harimo n'ibindi yavuze bijyanye no kwangirika k'umuryango, cyangwa se kudatera imbere k'umuryango bitewe no kwita kuri uwo muntu ukoresha ibiyobyabwenge. Reka dukomeze turebe ku cyo Huye Isange Rehabilitation Center bafasha abantu. Ubwo navuga ko tugiye kwinjira mu buryo bw'ubuvuzi, niko navuga. Umuntu ashobora kwiyumva muri kino kiganiro akavuga ngo uwo ni njye muntu urimo kuvuga, yamaze we arabyemera ko akoresha ibiyobyabwenge kandi yahindutse imbata y'ibyo biyobyabwenge. Umuntu agasigarana ikibazo kivuga ngo ndafashwa nte, ndafashwa nande. Uyu munsi navuga ko muje nk'igisubizo kuri babandi batari baramenye ko iryo vuriro rihari ryabafasha mu kwikura muri ubwo bubata, mu kwikura mu biyobyabwenge. Reka duse nkaho tuvuga ngo ni gute umuntu yareka ibiyobyabwenge. Yego, urakoze cyane. Mbere yo gusubiza ikibazo, mwanyemerera nkabanza nkavuga gato ku rugendo ruganisha ku kuba imbata. Kuko buriya ntabwo umuntu abyuka ngo asange yahise yisange yabaye imbata ku kintu runaka. Reka dufate urugero ku nzoga, kuko ubu ngubu ngira ngo ni nacyo kibazo gihari mu bijyanye no guca izi nzoga zitemewe. Reka dutanga urugero ku nzoga, ariko ni n'urugero rushobora no kumvikana ku bindi bikoreshwa. Ahangaha reka tuvuge nk'ibyiciro 4 by'ingenzi biganisha umuntu ku bubata.
icyiciro cya mbere dufatiye nko muri sosiyete mu muryango mugari w'abantu, buriya habamo abantu badakoresha na busa inzoga, akaba atigeze mu buzima bwe asoma ku nzoga. Hanyuma icyiciro cya kabiri, hari abasoma ku nzoga ariko ku buryo bashobora kubikontorora, akabanywa kubera kugira inyota. Icyiciro cya kabiri ari icyiciro cy'abantu ashobora kunywa inzoga ariko akabasha kuzikontorora. Bishatse kuvuga ko ashobora kunywa igihe yagize inyota akarekeraho, cyangwa se akanywa cya gihe ajyanye n'umuntu kuganira ariko akaba azi ko hari ikigero atarenze. Buriya akenshi ubushakashatsi bwanerekanye ko mu muryango mugari w'abantu abo bantu aba ari bo benshi bibona mu cyiciro cya kabiri babasha gukontorora. Byaba ari n'amahirwe kuko ari abandi byaba ari ibibazo. Hanyuma rero icyiciro cya gatatu umuntu yavuga ni icyiciro bitangiye gukabya, nubwo umuntu akibasha gukora. Mu ndimi z'amahanga bavuga ngo ni usage abusive, bitangiye gukabya. Ahangaha umuntu yatanga urugero, hari igihe rimwe na rimwe ushobora kubona nk'umuntu ukabona atangiye kunywa buri munsi rwose, cyangwa byava buri munsi ugasanga bigiye kuba mu muco. Hari nk'umuntu ashobora kuvuga ati jyewe sinshobora kugira icyo mfata atari muri weekend, mu minsi y'akazi, kandi ko akabyubahiriza, ariko byagera muri weekend agasa n'uwishyura ya misi, akagenda kuwa gatanu akanywa, akarara mu kabari. Wenda ubu ngubu nuko bagabanyije intuze, akarara mu kabari bukamukeraho agakomeza, akazataha kuwa gatandatu nimugoroba kugira ngo yitegure ku cyumweru yiyondore, kuwa mbere hazagere ajye mu kazi, gutyo gutyo. Urumva icyo gihe bitangiye gusa n'ibikabye. Hanyuma rero icyiciro cya kane, hahandi noneho atangiye gutakaza bwa bwigenge, atangiye gutakaza ya controle. Bya bindi ashobora kunywa akaba yasiba akazi, agatangira gushaka ibinyoma beshya, cyangwa impapuro za muganga, nuko ubu bisigaye bitoroshye. Hanyuma ahangaha birumvikana ko atangiye kugira n'ibibazo aterwa no kunywa za nzoga ku buryo budasanzwe. Ibibazo twavuga nimba ari umuntu ari wa mwana natanzeho urugero cy'ibiwabo, atangiye kugirana iwabo, batangiye kumubwira bati urakabya, n'ubundi uri mukuru, genda ujye kwibana kandi ntabishoboye. Cyangwa nimba ari umuntu wubatse, atangiye kugirana ibibazo n'uwo bubakanye, kandi bitewe n'aho ngaho. Ahangaha ikibiranga kenshi nuko aba yatangiye gutakaza bwa bwigenge imbere y'inzoga. Hanaguha urugero, hari abantu bashobora kubwira ko arwaye umwijima, ni urugero, kandi bigaragara ko wagize, bakamubwira ati nyamuneka ubujijwe inzoga, umunyu, ibiki n'ibiki. Wenda akabireka rimwe ariko bikazageraho bikanga, agakomeza akanywa kandi anabizi ko arwaye. Hanyuma rero ikimenyetso icyiciro cya nyuma ni ikigero cy'ububata. Iki cyiciro turangije bacyita mu ndimi z'amahanga ngo ni usage nocive. Hanyuma icyiciro cya nyuma ni icy'ububata, icyo twita ububata cyangwa se dependance. Aho ngaho rero ugeze muri icyo kigero we ntaba akibasha no gukora, kuko ubuzima bwe, aha twatanze urugero rw'inzoga, ubuzima bwe buba bushingiye ku nzoga, uburyo yayibonamo kose. Ni wa muntu ushobora gusaba, ni wa muntu ushobora kujya mu kabari agahendahenda abantu bamusengerera, kuko iyo abihagaritse bimutera
ibimenyetso ibyo bita signe de manque cyangwa withdrawal symptoms, ni ukuvuga byerekana ko umubiri uyishaka. Aha muzababona hari abantu abyuka mu gitondo atitira kabiri icyuya, agakizwa nuko asomye ku kirahure kimwe, bigahita bihagarara. umuntu arabyuka atitira ameze atyo kugira ngo yasoma ku kirahure kimwe agahita amera gutya nk'uko nameze. Urumva abageze kuri icyo kigero, ahangaha none nashakaga kugaruka mu buryo bwo kubavura. Abageze kuri ibyo bigero, icyiciro bibiri bya nyuma, usage nocive na dependance, wa wundi wageze mu bubata, abo ngabo nibo bakeneye akenshi kuvurirwa mu bitaro nk'ibi byacu. Kubera iki? Kubera ko baba batangiye gutakaza bwa bwigenge, kandi ntashoboye kubihagarika nubwo abibona ko biri kumuganisha ahantu habi. Hanyuma bya byiciro bya mbere navuze byo ni ibyiciro abantu basaba kwigishwa. Niyo mpamvu uzabona habayeho kampani za sensibilisation berekana ko inzoga atari nziza, cyane cyane ku bakiri bato, kugira ngo abantu bakure babizi bitazagira. Abo ngabo rero umuntu yakwibaza ati mubafasha gute nk'abo muri ibyo byiciro? Niyo twabajije mubafasha mute, mu gihe kingana iki? Ibyo byose umuntu ashobora kwibaza. Umuntu ugeze hahandi h'ububata, mukoresheje urugero rwiza rutwereka nyine bimwe mu bimenyetso umuntu ashobora kwisangaho. Umuntu akibaza ngo ese umuntu ashobora guturuka aho hantu mu bubata agasubira mu buzima busanzwe? Yego, ati birashoboka. Gusa ni urugendo rurerure. Ahangaha ngira ngo nanasobanurire benshi, hari abantu batubaza mbere, bajyaga batubaza umuntu uzanye umuntu we kumuvuza araza akababwira ati ese koko aba bantu murabavura bagakira? Urumva umuntu umbajije gutyo, hari igihe akenshi nahise ndamusubirisha ikibazo nkamaze, se gukira ushaka kuvuga ni ukuhe? Hakaba n'abatabyumva akavuga ati se uyu muntu aravura umuntu tubaza ngo gukira ntawe gukira. Ariko nashakaga kubereka ko ubu buvuzi atari ubuvuzi nk'ubundi busanzwe. Umuntu urwaye malariya uza bakamuha ikinini akanywa bikarangira. Abenshi nicyo babaga babazaga. Yavugaga ati ese umuntu hari imiti mubaha agahurwa ibyo afata? Ibyo rero nta muti uhari baha umuntu ngahurwa icyo yafataga. Nk'uko nasobanurira urugendo rugana ku kuba imbata no kubavura n'urugendo, ni nk'urugendo umuntu sinzi nimba yarwita ko ari urugendo rugaruka ku buzima. Biragora rero, ariko birashoboka. Yego. Icy'ingenzi mbere na mbere bisaba umutima w'umuntu ushaka guhinduka. Kuko buri muntu adashaka guhinduka niyo wabigenza ute? Ntacyo byahinduka, nta kintu byahindura. Ahangaha rero iyo umuntu aje mbere na mbere yakirwa n'itsinda ry'abantu batatu b'impuguke, harimo umuganga w'inzobere mu burwayi bwo mu mutwe, harimo abahanga mu mitekerereze aribo bita clinical psychologist, harimo n'umuforomo nawe wize ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Bamwakira ari batatu, hanyuma bakamukorera isesengura rusange cyangwa se evaluation globale, cyangwa global assessment, kugira ngo barebe bimwe muri ibi nari mvuze. Ese bamenye icyiciro agezeho, uyu muntu ageze ku kihe cyiciro? Ese byagenze bite? Ese bishobora kuba byaratewe n'iki? Bishobora, kuko ikibitera kiragorana, cyane cyane ko wenda byazaba ikindi kibazo kitera abantu kuba bafata ibiyobyabwenge. Hanyuma ikindi cy'ingenzi bareba ni ukureba nimba nta bundi burwayi bwo mu mutwe bubiherekeje, kuko iyo buhari bihindura byinshi. Ahangaha twatanga urugero, hari nk'abantu aba amaze igihe kinini muri depression itaravuwe, hanyuma ahubwo noneho cyangwa ihungabana rikomeye cyane, ahubwo noneho kwa gufata cya kiyobyabwenge kuri we bikaba ari umuti utuma byibuze abasha gusinzira, utuma byibuze yibagirwa bya bintu bigoye yahuye nabyo mu buzima,
ariko ni umuti nyine nawe wangiza. Uteza ibindi bibazo. Hanyuma iryo sesengura rusange niryo ritwereka uburyo tuzamukurikirana, ni naho duhera tuvuga tuti uyu muntu reka byibuze twihe amezi 3 akorana n'abo bantu, hanyuma nyuma ya buri byumweru 2 buri kwezi hagenda habaho evaluation nanone kugira ngo turebe aho hageze. Hanyuma ikindi dukorana n'imiryango. Yego. Imiryango cyane cyane ababa mutuzaniye tugerageza kubasobanurira ibyo byose, ibyo tubona ni ibi kandi dutekereza ko bishobora kuba biterwa n'ibi, hanyuma tukabasaba gufatanya nabo urwo rugendo. Kuko buriya hari igihe imiryango ifite aba bantu akenshi dukorana nabo biba byarabateye ikibazo gikomeye cyane. Kuko akenshi umuntu ntiyumvisha ukuntu umuntu abona ikintu kiri kumugirira nabi aho kukireka agakomeza, ariko niho uburwayi bwacyo buhereye, nibwo bubata bubera uburwayi, ni nacyo tubasobanurira. Hanyuma nabo tukanabumva bakatubwira umubabaro wabo, tukanabasobanurira ibyo, tukanabasaba gufatanya urugendo, cyane cyane hirindwa amagambo mabi, kuko buriya benshi babwirwa amagambo mabi pe. Kandi kuko umuntu yibaza ati nimubwira ijambo ribi wenda riramukorogoshora bitume azagera, ariko hari uwo baribwira ahubwo bikamwafuza akavuga ati n'ubundi ntacyo naramiraga, reka nigire. Abo bose rero turabibasobanurira. Hanyuma wenda ikindi nasorezaho kuri iki kibazo cyawe nuko ntabwo ari twe twenyine twavura iki kibazo ngo bikunde, bisaba ubufatanye n'inzego nyinshi. Kubera iki? Kubera ko akenshi usanga abafite iki kibazo yaragiye acikiriza ibintu byinshi mu buzima bwe. Byaratangiye akiri muto, yaracikirije amashuri, iyo yari yarayarangije afite akazi hari igihe aba yaragatakaje cyangwa yenda kugatakaza. Hari n'igihe usanga haba byarateye amakimbirane mu miryango, uko bashakanye, ku baturanyi. Ibyo byose rero bisaba ko abantu bajya hamwe kugira ngo bafatanye kugira ngo babikemure. Ibyo bitabaye ntabwo ahari ubanza ntaba nkabije mvuze ko gushaka kubavura twenyine byaba bisa nko kugosorera mu rucaca. Urakoze cyane. Ndagira ngo tukiri muri kino kiganiro mbasabe ikiganiro kizakurikiraho, kuko hari byinshi tutabashije gusobanukirwaho kandi mugiye mukomozaho bitewe n'umwanya dufite. Mukomoje ku kijyanye no kuba uko mbyumvise ntago muvura umurwayi cyangwa wundi wabaswe n'ibiyobyabwenge gusa, muvura n'umuryango akomokamo. Kuko niba ari umubyeyi bazaniye umwana, wa mwana dusanze afite hejuru y'imyaka 18, mama we cyangwa papa we kimwita umwana, iyo umuvuye uba uvuye umuryango. Nabo bashobora kuba bafite depression, agahinda gakabije ko kubona umwana yarangiritse n'ibindi. Niba ari umugabo ukaba uvuye umugore, uvuye n'umuryango, niko navuga. Wenda tugana ku musozo kugira ngo n'abadukurikiye tubahe nimero z'ibitaro bashobora kubarizaho amakuru asumbye kuri ayo. Ndabaza ibitaro byanyu bikorana na assurance, mituwele ikorayo, bigenda bite? Umuntu ashobora kubyumva akavuga ati none ko umuntu ushobora gusanga yarabaswe ku kigero kinini bikazatwara umwaka ari aho muri ibyo bitaro, ikiguzi nakibona n'ibindi. Aho hantu muhashyira umucyo wenda tuba ariho dusoreza. Murakoze cyane. Nk'ibindi bitaro bya leta dukorana n'ubwishingizi mu kwivuza butandukanye, harimo na mituweli. Gusa mituweli ngira ngo ni n'ikibazo turimo kuganira na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo kuko ari iduhagarariye reba uburyo RSSB cyangwa abashinzwe mituweli babihindura. Mituweli yishyuraho amafaranga make, kubera ko buriya ntabwo ari ibitaro byinshi bigaburira abarwayi kandi bikabagaburira neza, kuko nabyo ni umuti mu miti. Akenshi rero usanga icyo kibazo kijyanye n'amafaranga bishyura cyane cyane abari mu bitaro ku birebana n'ibiribwa, kuko mituweli nta na make yishyuraho, aho ngaho biragorana. Ni nayo mpamvu usanga hari abenshi uzumva bavuga ko bihenda, ariko ntabwo bihenda.
ahubwo ikibazo ni icyo ngicyo. Kandi urebye n'amafaranga twishyuza agura ibyo byose ntabwo ari amafaranga y'umurengera, ahubwo natuma tubasha kubatunga, kuko bitagenze uko nguko byagorana. naho n'ubundi bwishingizi za MMI aho zari rama n'izindi turakorana. umuntu wabagannye we ku giti cye yifuza gukira, ari umuntu ukuze w'imyaka mikuru, ni umugabo mu rugo, nawe ubwo arashaka icyamukura muri ubwo bubata, ubwo ndabivugira kugira ngo mwumve ko arivuza ariko harimo n'ubushake bwe bwite. ntabwo ari umuntu muri bufate urugendo rwo kubanza kumwereka ibyago arimo aganamo, ibyago arabizi. uwo muntu ntabwo bishobora gutwara igihe gito, cyaba kingana iki? Yego, buriya umuntu ufite ubushake hari igihe bitewe n'icyo afata bisaba igihe gito, nko ku nzoga bitewe n'igihe yagezemo. buriya hari uranakoze cyane kubaza icyo kibazo, kuko hari n'ushobora kugisohokamo atiriwe aza mu bitaro, afite ubushake bukomeye, akagira uburyo bwo gukurikiranwa atari mu bitaro, kuko buriya wenda byanatuma nanabakangurira abantu ko ushobora kujya ku bitaro bikwegereye, ibitaro by'akarere byose hagiye habamo serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe, ashobora kujyayo bakajya bamufasha yivuza ataha, bigatuma anasohoka mwa cya kibazo atiriwe ajya mu bitaro nk'ibi byacu. birashoboka rwose, ariko akenshi umuntu ufite ubushake hari igihe bishobora gufata hagati y'ibyumweru 3 cyangwa n'ukwezi, akaba cyangwa na mbere yaho akaba yasohoka rwose kandi agakomeza kumererwa neza. Murakoze Dr. Patrick, tubashimire kuri kino kiganiro. Tugana ku musozo, nagira ngo ubutumwa musorezaho bube ari ububwira umuntu ukoresha ibiyobyabwenge ariko abikoresha nyine ari aho yibereye muri cya kimutera gukoresha ibiyobyabwenge. umubare we wenyine mu mpera ubutumwa yuko ari kwangiza ubuzima bwe. Sinzi ubutumwa mwamugenera, ariko dusoreze kuri iyo message mwagenera umuntu uri gukoresha ibiyobyabwenge. Yego, urakoze cyane. Ubutumwa naha umuntu uri gukoresha ibiyobyabwenge, ndagira ngo wenda mbere gato yuko mugeraho ntanga ubutumwa bw'ingenzi bwo kuvuga ko ibiyobyabwenge atari byiza ku bakiri bato, kubera ko byagaragaye ko iyo umuntu abitangiye akiri muto, mu myaka yo hasi yayindi nigeze gukomozaho, aba afite ndi kubura ijambo nakoresha mu gihe abashobora kuba imbata ku buryo bworoshye iyo atangiye akiri muto. ahangaha rero nkaba nkangurira abakiri bato kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge, cyane cyane ko abenshi hari igihe iyo bari mu bigare bashobora kugwa mu mutego mu buryo bworoshye wo gukoresha ibiyobyabwenge. hanyuma rero ngarutse ku muntu ukoresha ibiyobyabwenge ariko kuri we yumva ari bwo buzima bwe, ahangaha namubwira ko ari kwangiza ubuzima bwe buhoro buhoro. yewe akenshi hari igihe umuntu atangira atabibona, agakurikira ibyo abenshi bakunze kwita ngo ni swing, ariko akazisanga ageze ahantu bimugoye kwikurayo. ahangaha rero nagira ngo nsabe cyane cyane abo bantu bumva gukoresha ibiyobyabwenge bya bintu akuramo, kuko uri ubikoresha bavuga ko akenshi kuri we biba ari igisubizo, ariko amenye ko ari kujya ahantu habi, bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwe, ariko cyane cyane ashobora kuzagera ahantu atabasha kwikura. ariko kandi birashoboka ko ashobora kubisohokamo
birasaba ubushake bwe, ariko kandi ngira ngo n'igihugu cyatekereje kuba abantu bafashwa, yagana inzego z'ubuvuzi bamufasha zinyuranye zashyizweho na leta, hanyuma bakaba bamugira inama, bakaba banamufasha gusohoka muri icyo kibazo. Murakoze cyane bakunzi bacu, rero ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mbashimira cyane mwese twabanye, nizere ko mwungutse byinshi ku bijyanye n'ingaruka mbi dukura mu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Niba wari uri muri ako kaga ko gukoresha ibiyobyabwenge, umenye kuri kwangiza ubuzima bwawe. Niba hari ukwegereye, babyeyi ntuterere iyo niba ubona umwana arimo yangirika, ahubwo mufate ingamba hakiri kare zo kubafasha mu buryo butandukanye, harimo kwivuza. Abantu benshi ntabwo twari dufite amakuru ku bijyanye n'ubuvuzi cyangwa se ibitaro bifasha abantu bafite ububata cyangwa ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ariko mwabyumvise yuko hari Huye Isange Rehabilitation Center kandi ihari kugira ngo ifashe abo bakoresha ibiyobyabwenge ndetse n'abandi babaye imbata kubw'impamvu zitandukanye. Rero mukomeze mugire ibihe byiza, ariko kandi turinda ubuzima bwacu icyabwangiza icyo ari cyo cyose, harimo n'ingaruka mbi z'ibiyobyabwenge. Tumaze kubwirwa na Dr. Patrick, umuyobozi mukuru wa Huye Isange Rehabilitation Center. Patrick, mwakoze cyane. Murakoze namwe. Yego. Bakunzi bacu mukomeze mugirwe na gahunda zose TVO yabateguriye. Nge ndi Hoze Umutoni.